ndishimye kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Bambwiye kandi ko bantumiye no mu kanya ko ari ukuganira. Niyo mpamvu ntari busome disikuru. Disikuru ntabwo ari ukuganira. Kuganira ubwo namwe amaherezo muri bugire icyo muvuga. Ikinshimishije rero muri uku gutumirwa hano no guhura namwe hano, byavuzwe nyuma ya Ramadan habaho kwishima, habaho gusangira, habaho gusabana, ari byo mwizihiza twese twaje muri ibi bya Eid al-Fitr. Ibyo rero bikaganisha noneho no ku mateka amwe yavuzwe hano, amateka muri rusange y'amadini n'amatorero mu gihugu cyacu, harimo n'idini rya Islam. Abayisilamu bagize amateka y'umwihariko, bagira n'amateka basangiye n'abandi muri iki gihugu cyacu. Ariko ikigaragara cyane ni ibyo dusangiye twese. Kuriya gutotezwa, kubuzwa amahoro kw'abayisilamu byabaye ku ruhande rumwe by'umwihariko, ariko ku rundi habaho gutotezwa kw'abandi benshi, ndetse ku buryo duhuriyeho. Ibi byose rero impinduka yabaye mu gihugu cyacu ni impinduka zijyanye n'imiyoborere na politiki igihugu cyacu ubundi nyine cyari gikwiye kuba gifite, ariko cyabuze imyaka itari mikeya, myinshi cyane. Ubu rero ni inzira yo guhindura ubuzima, guhindura imiyoborere, guhindura amatwara, igihugu cy'u Rwanda kigatera imbere, abanyarwanda bose bafite uruhare, ntawe utotezwa nk'uko bikwiye n'ubundi. Byinshi mushimira bishimirwa kubera ko bitari bihari, ariko ubundi iyo umuntu akoze igikwiriye kuba ari cyo gikorwa, ntabwo aba akwiriye kubishimirwa cyane, kuko niko bikwiriye kuba bigenda. Ariko ibyo ko atari ko byagenze rero, niyo mpamvu abantu ngira ngo bavuga bati habonetse noneho abakora ibikorwa bikwiriye, ariko ibyo nabyo bigatuma byatwibutsa ko abantu bose bakwiriye kubigiramo uruhare, bakwiriye kubyitabira.
ku bayisilamu rero amateka maze kuvuga mwasangiye n'abandi ku buryo butandukanye mu gihugu cyacu kugira ngo bihinduke bizagomba ko namwe mubigiramo nyine uruhare kugira ngo u Rwanda ruhinduke abanyarwanda bose bagomba kubigiramo uruhare n'ibi by'amadini kugira ngo minisitiri amaze kubivuga n'abandi babanje kuvuga babitugejejeho kumva ko tugomba gushyiraho uburyo amadini akwiriye kubakora nta nubwo ari amadini gusa ariko ubu turavuga amadini n'ibindi wenda ndaza kubigeraho amadini n'amatorero ibyo ashinzwe ubundi birumvikana nta n'udakwiye kubishyigikira ariko kugira ngo bigende neza muri ayo madini ubwayo n'amatorero ubwayo akwiye kubanza agakora neza agakora ibikwiriye kuba bikorwa uburyo bwashyizweho n'inzego za leta kugira ngo ibyo bifate umurongo muzima byari ukubuza abantu ntabwo biri mu bayisilamu gusa cyangwa ntibyabaye mu bayisilamu gusa byabaye no mu yandi madini n'amatorero ugasanga umuntu yihishe inyuma y'idini inyuma y'itorero ashyizeho ikintu kigamije inyungu ze no kwambura abandi ugasanga ibintu byose abantu ushatse wese ashyiraho ni nko gushyiraho ahantu bariyeri ugahagarika abantu ukabeshya icyo ari cyo ugatangira kubavanaho umutungo wabo uti ntabwo urenga aha utabanje kuzana uyu mutungo ntabwo rero bikwiriye kuba bikorwa mu dini iryo ari ryo ryose ibyo bitandukanye no gutoteza amadini cyangwa amatorero iyo ushyira ibintu mu buryo iyo babwira atari ku bundi ko tuzi ko idini riberaho cyangwa ryabayeho kugira ngo rigire rishya rikora akazi k'inyigisho ko kugana abaturage kubafasha nk'ibyo bavuze no mu bayisilamu mukora mwashyizeho uburyo bufasha mu burezi mu buzima mu bintu bitandukanye ni ibyo nyine bikwiye kuba bikorwa ahubwo ntabwo ari ukwambura abantu ntabwo ari ukwambura abantu ngo bibuze abantu ubuzima bibambura ibyabo abantu bake bikize aba aribo batera imbere ibyo byarabaye hose mu madini hose no mu matorero twe niyo mpamvu twashyizeho uburyo nka leta yo kuvuga ngo ariko reka twumvikane namwe ubundi hari ibikwiye kuba bikurikizwa byubahwa kugira ngo akazi gakorwe neza ni ibihe tubyumvikaneho hanyuma wa wundi ushinga idini mu gitondo rikirirwa risahura amanywa yose byagera nimugoroba ukabura aho ririgitiye ibyo ntabwo byose mwumva byaba mu bantu koko ibyo ntabwo biba bikiri idini biba byabaye ikindi kintu
abantu babyumvise nabi bamwe ariko byo ntabwo ari benshi, ni bake batangira kuvuga ko u Rwanda rutoteza amadini, amatorero, ibiki. U Rwanda akazi kacu, politike yacu, imyumvire yacu ni ugushyira ibintu mu buryo bukwiye. Ntawe tubuza amahoro na busa. Niyo mpamvu n'amateka y'abayisilamu twagejejweho cyangwa dusanzwe tuzi uko batotejwe mu mateka, ibyo byarahindutse, tuzakomeza kubihindura byanze bikunze. N'abandi bose batotejwe murabazi, bikajya no mu moko yacu, bikajya no mu turere, bikajya n'aho abantu bagatotezwa. Ibyo ntawe tugomba kubanza kubyingingira kugira ngo tubirwanye. Tugomba kubirwanya bigahinduka byanze bikunze. Iryo ni ihame, ibyo ni inshingano dufitiye igihugu cyacu, dufitiye abanyarwanda bacu. Ndetse n'umunyamahanga n'uwavuye hanze akaza hano mu Rwanda, nawe agomba kumva ko akurikiza ubwo buryo bw'abanyarwanda bashyizeho kugira ngo ibintu bitungane, dutere imbere uko dushatse. Rero Abayisilamu kuri uyu munsi twaje gusabana no kuganira. Buri dini, buri gace k'abantu, akarere cyangwa ibindi abantu bahuriyeho, iyo ibintu byifuzwa kugerwaho bishyizwe hanze bigaragara, nk'ibyo Abayisilamu bavuze, inzira barimo ni ibintu bifuza gukorwa kandi bigenda mu nzira yo gutera abanyarwanda imbere, yo kwiteza imbere nk'Abayisilamu. Ubundi twebwe inzego zacu, inzego z'ubuyobozi, inzego ziyobora iki gihugu, icyo tuba dushinzwe ni ukubatera inkunga uko bishoboka. Iyo nkunga rero irahari, izaboneka. Izaboneka uko ishobotse. Hari bya bindi by'ikinyarwanda, uzangaye gutinda. Ariko nta guhera, ntabwo bizahera. Ndabivuga nzi ko hari ibintu twigeze gusezerana, naje kumenya vuba aha ko bitakurikijwe uko byari bikwiye. Ubwo ibyo ndabyibaraho nk'umwenda ngomba kwishyura. Hari ibyasezeranijwe ndetse kera muri 2011. Ibyo byaratinze ariko ntabwo bizahera. Biraza gukemuka vuba.
Yari ngira ngo aho mwashakaga no kubaka inyubako zikubiyemo ibintu bitandukanye, ngira ngo zimwe mufite yabivuze. Ntabwo nzi aho byaheze, sinzi impamvu abantu batabirangije, ariko biraza gukemuka vuba. Bimwe nta nubwo bikomeye, hari ahantu ngira ngo bagombaga kubaguranira ikibanza, niba nibuka. Gusa kugurana se ikibazo kiri hehe? Ibyo nabyo bigatwara igihe kinini kimeze gute. Hanyuma indi nkunga irimo uburyo bwafasha kugira ibyo bwubaka, ibyo rwose ntabwo uyu mwaka uzashira bitakemutse. Ibyo biraza gukemuka, ntabwo nzagaruka hano mubinyishyuza. ahubwo tuzagaruka hano ari jye ubibishyuza icyo mwabikoresheje. Nijye uzaba ubishyuza. naho ubundi nta muryango utabamo utuntu n'utundi no kutumvikana n'iki, ariko no mu muryango wanyu w'Abayisilamu nituramuka twabaye mujye mumenya uko mwicara mukadukemura. Hanyuma mukagira amahoro, mugatanga n'amahoro no ku bandi no ku gihugu. Ibyo kandi niko bikwiriye no mu yandi madini, no mu yandi matorero, no mu muryango nyarwanda. Dushaka umutekano, dushaka ubwumvikane, twifuza no kuba twatera imbere nyine bishingiye byubakiye aho ngaho. Mwakoze rero kuntumira kuza kubana namwe, gusabana namwe kuri uyu munsi. Hanyuma mugire umunsi mwiza, mugire n'ibikorwa byiza biteza Islam imbere. Ubwo Abayisilamu iyo bateye imbere n'igihugu kiba giteye imbere. Mwakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.